babanje ngo baraterekana niyo gabiye none se ko bahera gusa akamwa video ngo se byatangiriye ahandi bishika hari ariko ngo se bore ibyoshika ngo ahandi nawe urabona ngo se mutabanje guteretana ngo twarateretanye ngo ubuce nyine mbona ngo arampamagaye ngo video call musanga ngo rutendere ngo yayimanitse niko yavuze ngo se rutendere ni rutendere ngo ni njombe na rutendere njya yiwanyu ngo ni sinonime njombe none cyari kinani. Hello my people, mwe mudukurikirana kuri Fofo and Bitre TV, tubaye kaze mwe mwese mwakoze subscribe, nawe utarayikora ikore kugira ngo tuzatubana mu biganiro byacu za buri munsi. Dushimiye abantu bakoze subscribe, kuri muri abantu b'agaciro, turabazirikana, turanabakunda, muzamukomeza kutwereka urukundo aho muri hose. Imana ibagirire neza n'abantu na ndetse ikomeze ibaheze imigisha. So reka nakire umuvandimwe twazanye hano Fofo ayibwire abantu ariko nanje reka nibwire kwanza abantu bashasha. Amazina nitwa Rubego Irakiza ariko ayo nkoresha ni Bitre and Fofo kuri media ya YouTube nikuko novuga. Asigaye Fofo, karibu wibwire abantu bashasha wenda batakuzi. Urakoze. Ibisanzwe tubanje kuba ikaze mwe tugiye kwana muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Aho muri hose turabasuhuje. Amahoro y'Imana akomeza abaye namwe. Mwe mutuye atandukanye, abatuye muri Europe, muri Asia, muri Amerika, Afrika. Hose nuko uyu munsi dufite ikiganiro tugiye gukora. Katwana dushimira mwe mwakoze subscribe, mwatweretse urukundo, mukomeje gutwereka urukundo. Turabashimira cyane, murabe ingenzi, murabe agaciro. Nawe utarayikora subscribe urabona ko uri gucika ibintu byinshi. Turagusaba gukanda nzovu niho yageze uvuga ngo gukanda ngo kunzogera. Nzogera ni ntoze mu kinyamurenge sinzi ko ndayivuga. Urumva ni nkikengeri nyine. Kengeri urayizi? Ndayizi. Ugakanda gusa nubona karegize nkoko ngo kandi bazagenda badakoze subscribe ugasanga video yarebwe n'abantu urumva ibihumbi nubwo basi yoba atadushigikiye mu byo dukora sibyo dukandire turagusabye. Nimba ufite umutima w'urukundo kujya bazavuga ngo ukoze subscribe kujya ufite n'umutima ufite urukundo muri wowe ugaragaje urukundo ukunda abantu nubwo natwe tutatuza ariko dukandira ushigikirane mu byo dukora kandi gushigikirana ni byiza. n'Imana iranabikunda sibyo ibyo dukora byose muzamudushigikira kuko ni mwebwe mudutera imbaraga, ni mwe mutuma dukora buri munsi kuko batari mwebwe nsibatuza hano kabisa ko ikiganiro se mukirebe wenyine suko nyine mwe tatukorera kandi mwe muzamubireba nubwo comment zimwe zitabari nziza ariko bose ntibokunda izo dukora. Gusa tubikorera abakunzi bacu. Erega nkubwire kujya mu buzima ntabwo uzukora byose ngo bigende neza. Kandi twaje gukora ngo dushimishe. Hari bimwe abaza baza no baje gukritika buri video dukoze cyangwa baje kureba ibyo twakoze. Gusa ari bamwe bazaza kureba nyine ibyo twakoze si bose bazadushigikira kandi tuzokora byose ngo mu buzima bigende neza kandi tufite gukundwa na bose. Dufite abanzi abakugwanya itago bawageza kandi nubona ukoze ikintu nyine ntibateho critique uzovuga ico kintu ntacyo kizahindureke kabisa. So dufite amakuru muri aka gatondo, amakuru ntayandi najanye ura mugore Furaha arizo yarayavuze kuri live yakoreye kuri Papa Legend OG. Yarayavuze ko ari we wafashe video ya Papa Mwiza kandi arabyemeza ariko aravuga ngo ariko sinje wayishare neza. Ninde wayishare neza aho ngaho rero question man. Ikindi Fofo nkubaza ese kawe wewe munyamakuru dukorana hano ese uriya Furaha n'umuntu ki mu bwoko bw'abanyamurenge kuko ndusiga mubona Furaha abarevye party 1 urumva nico kibazo nareke kubarije nanje uribuka ko wansubije rero singombwa bigeze ku yindi ntera wenda gisubize nawe kwawe kuko ibisubizo zansi wowe ugenderaho kandi uko umuzi siko muzi
mbo twese tumuzi kuri media tawurahura nawe face to face gutyo urumva ariko ibigaragara byo tumaze kubona sugo bro oya no umuntu wo gutinya no umuntu wo kugendera kure ahubwo ndi kwibaza ati ababanye nabo babanye gute sibyo ese arabanye kabara abana biwe gusa oyo sinzi wenda hari na ntibazaburaga abafatanya bikorwa kuri yafite ni agira n'inshuti kandi utagira inshuti n'abarozi bagira inshuti bageze bazurumva rero uburyo dufata amafaranga muri aka kanya nk'igicibwa muri make yego kabisa sugo nk'igicibwa sinzi ukuntu nabivuga furaha naje gutegura umuntu wenyine yiyemereye ko ibyabaye bigiye by'umugabo we bwa mbere tiyabisabiye imbabazi nyuma ya biri atanzinka yiciro nimba ariko bazavuga basaba imbabazi ariko bamaze kuyitanga arongera akora andi mafuti atuka kasebuko ngo barabyumvise kurumva arasubira aravuga ngo makara cyage bazahamba musirimu ngo nawe yaravuze ngo next ntuzobura sivyo rero sinzi ikintu bapfa n'amakara ariko yaravuze ngo mbere yuko bafungisha musirimu mbere yuko bamufungisha anapfira hari ngo bagiye inama na musirimu baravuga ngo bafate umwanzuro wo kumujana muri gereza musirimu aravyivugira niko yavuze ngo ariko aravuga kubera iki ngo kumpanda kunango twe turatana kumpanda kubera iki agiye ngo ku maziko bose kubera iki yavuze ngo niwe bamwishe ngo next ntuzobura kandi numva ko ngo ari amafaranga ngo yatumye ngo nimba bagize ngo bagira gute ngo barayabuze ngo 30,000 z'idolari nimba arazo z'amanyakenya nimba ari iki ngo barayabura 30 ubwo namba 10 ni nk'idolari 300 nyine ngo barazibura ariko zo kumufunguza ngo soko zitanga kumufungura cyangwa ngo bazire ngo ifaranga zari zikenewe narabuze mwishi ariko ngo bamare kuzibura musirimu amara gupfa furaha abona amafaranga yo kuja kubakisha imva aho ngaho hari ikibazo SFF ni gute umuntu yaba ari muzima mukabura amafaranga kumufungisha ariko yapfa mukagenda mukagira imva yiwe neza mugatanga n'amafaranga ndango yatanze 30 nimba atari 20 sinzi narakibonye yabanje gutanga 20 yava si 30 ese ni gute yabonye amafaranga 30 yo gukoresha imva y'umuntu wapfuye ariko abura ayo gutanga base nimba ariyo bamusabye ngo mufungure cyangwa nimba ari ibyo yari yakoze bayatange barayabura ni ukuberi akenshi uzarebe ikintu kija kuba nyine bazavuga ati amatwi ari mu rupfu se ni gute amatwi ari mu rupfu tazayumva kandi ngo uruja kwica imbwa ruyiziba amatwi sugo uriya mu baby uriya furaha mani uzi ubwibwa byinshi suko uko hariya barakonseye imiryango yaramwicaje iramuhanura funguza umugabo ugira ukunuku bakamuha amafaranga akanga funguza none birabize kuba biza kuviramo biriya byo gupfa nibwo yabonye rero ko yakoze mani ukora ibindi byose ariko kwicisha ese kuki abana b'abantu iyo uri muzima ntibakwitaho ariko iyo umaze kuba umupfu utagihari ariho bakwitaho kurushaho niko abantu babaye jewe inshuti zanje utazonyitaho nkiri muzima takanyiteho napfuye kuko napfuye ga niyo muzamwerekana urukundo mu nkunda ntutangazwe nuko wabura dufate ibihumbi bingahe byo kugura icyo ushaka ariko napfa bagatanga izirengizo bagakubita isanduka y'imiliyoni ngamwara yinyi jewe nkiri muzima muzanyereka urukundo mu nkunda mwereke urukundo mukunda fofo n'abandi bakunzi banyu pana kuza kwerekana urukundo igihe umuntu yapfuye example musirimu yarapfuye yarabibyivuge furaha aravuga ngo na amafaranga 30 ngo babuze niba ari iki ariko furaha yabonye amafaranga 30 yo gusimanta imvayi sibyo kira kintu mukitondera ikindi furaha tumaze kutoza furaha n'umuntu utagereranya suko mugani wa roki kurumva furaha ni kinzoka inzoka imwe mbi yaravuze ngo ati niwe wafashe video ya papa mwiza ngo ariko yayifasha agamije gucecekesha mwiza gutega yabifashe ashaka ko mwiza ibyo azakorera abandi ibyo abandi baza babara yabakorera nawe bizomushikaho bikamubabaza
urumva muri make yashatse kwereka mwiza rero ni umuntu uzi uwihorera yari yajaga kwihorera ese mu banyamurenge biremerewe gukora biriya kuvuga ngo nimba mwene wanya kwiciye nawe umwicire oya icambere kwihorera nica ngo babanje ngo barateretana niko yavuze niyo gabihe ngo barateretanye ngo se byatangiriye ahandi bishika hari ngo se ngo ibyo bishika ngo ahandi nawe urahumva ngo se mutabanje guteretana ngo twarateretanye ngo buce nyine mbona ngo arampamagaye ngo mbona arampamagaye ngo video call musanga ngo rutendere ngo yayimanitse niko yavuze aravuga ngo se rutendere ni ngo rutendere ngo ni njombe ngo ni sinonime ya njombe ni rutenderi na marido ni njombe wasanga ngo yayimanitse niko bamubajije mvuze ibyo yavuze simvuze ibyo abandi bavuze nawe yarayimanitse kabisa ngo arayimanika kabisa urumva ngo nawe aravuga ngo nibi yarakeneye reka nkubaza ikintu ndi kwibaza urumva yamuhamagaye call video bari basanzwe bavugana bisanzwe none wowe ahita asanga rutenderera niko yavuze wenyine kurumva rero ahubwo reka nkubaza akabazo nariko nibaza nyine narebye nyine ikiganiro ca Nyamwiza ariko sinagirebye umwanya muremure urumva numva ari kuvuga ngo abakomeje ngo kumwandikira message mu wapole ngo nta pole ngo nta birenze byabaye ngo ni bisanzwe ngo meze neza ngo na papa meze neza ngo ashumze ngo abakristo be neza no mushumba ngo ni pastor man ni pastor wibaze pastor muzima ba pastor ndore si bose ariko mugende muzo mwihagararaho nawe none nimwe mutunza abantu kurumva nimwe mubabuza gukora ibyaha ariko nimwe bw'imwamubishamwe bambere tukabona ubusa bwanyu ukubora yari seriye none kurumva ese wabuze kwiyanga nta mugore ufite none se Nyamwiza yavutse ku buryo ugenda kuri furaha ese ku furaha wari uyobewe kari inzoka mu zindi Imana imbabarire kuvuga uko furaha muzi ngo aragwaye no kwifuza bazavuga ngo bazaca umugani ngo ati nuwojya imbwa yogezo suboza kurumva furaha kwanza muzamugendera kure yaba abahungu yaba abagabo uriya ni umuriro kotera kure umupasiteri muzima afite umutima wuzuye umupasiteri muzima kurahagarara nyine ukiyanika uko wavutse ngo kuriyanika kurereka kariya gapumbafu birababaje pasiteri ufite abantu bashunze ese uzosubira uhagarara imbere y'abantu bwo kurabwiriza isoni se zashize uku nguku kera karatembera no mu makaritsiye yotembera sinrokubwiye iyo wakomeje gutinda ahubwo mu nzu nibwo bazabona ko buzakugizeho ubushobozi ariko uku nguku job yatonze nimbagira akazi n'imirimo yo mu ikanisa uko gusa birababaje kubona umupasiteri ushunze abandi uzuwirwa ubabwiriza ngo ati mureke ibi ngibi ari mwe mwamubikora ati ubusambanyi n'icyaha ngo ni icyaha ari mwe mwamubikora ese ubwo nkuko kujya bavuze ngo mu ijuru tuzatangara mugende mureke ibyaha muzamwirirwa mubesha abantu ngo murakijwe mudakijijwe ari mwe mwirirwa mwanika ubusa bwanyu hariya tuba tubufitiye se amatsiko ko tuza tureba natwe twabuze ibyo tureba ndetse nayirebye wayirebye jewe narayibonye numvise audio yari yanitse nyine tanisa ukuntu yari seriye ntiyari kuvuga uri seriye ko nariko mbona ariko yakitinga gusa atari kuvuga yovuga iki ko yari yagoswe ibitekerezo byarahandi tanisozi umupasiteri muzima ngo ukuriye umoja kuragenda ukicara nyine hariya ngo kuriyanika niyo ukuriye umoja wetu nimba kwa wakimbizi siko bazao umoja wa wakimbizi none Betre hariya wewe wakuye muri Yesomo man je ikintu nabo ari kuri Nyamwiza ari kuri furaha basi nikiye message yoheza abantu Nyamwiza Nairobi hafi yo twege hano ntabushoboza dufite je message noheza abantu mugende mwirinde furaha kandi si furaha wenyine ntabwo yagurutse wenyine hari yarabamutumye
novuga sivyo Frank yatekereje nabo harababiri inyuma yaravuze ngo bafitanye ibibazo ngo ariko ntabivuga kurumva ndabyumva ibibazo byananiranye nibe bibazo yishe umuntu uzi soko ariko ikintu nobabwira mugende mwirinde Frank umuntu kurumva itoto kabisa bagenda acubahiriza n'ikindi Nyamwiza nawe agende yigira isomo kuri kiri Nyamwiza ntasoni yama uzi ibintu yavuze ntasoni agira nawe nikaho yagize yacitse umutsi w'isoni kurumva yazavuga ngo se papa mwabonye yujuje ngo materiel zose raye mwabonye wagaze neza biriya ni ukwihagararaho mani naho umubabaro ntiyobora ariko nyine uzita uyapudetinga fast kugira utaza kuguma nyine ubitekereza ese kubera iki muri Kenya ari mwe mugira bene ibyo bintu gusa kandi mani nazoriye muri Kenya ni igikoko cyateye kiratera neza muri Kenya niho hazaba ibintu ngibi byose Burundi twebwe ndango no mumaze kutugira umaze kutuva nubwo tuzana twavuga ukuri mwamara mukavuga ngo ko turabesha ngo ko turavuga ngo ukuri kuza gupingwa buri gihe none tuzabipinga twamaganye biri abapasiteri babakora ko muragenda mugakora amafuti mwamara mukayazana hano banavugaho mwamara twe turabanyamakuru tujejwe kuvuga ibintu bizabitambuka tujejwe kwamagana ikibi no kubyamaganira kure ibaze ko umwuzukuru uyu azogira we kandi garafite n'abuzukuru aposo mugani wa Masimba aposo wiwe nagiraho cyo akagubita amaso kuri video ya Rutenderi niyo nenge bakoresheje azi kuvumbura amaslengi wala amashano yose aba muri Kenya ntahanda urumva icyo twakangurira abantu gusa kimwe mugenda mutinyurira mukobwa so umukobwa kandi mumenye ko nyuma y'iriya video hari izindi 31 zikibiri 30 guess what uko nawe bazazirira buri kwezi bazavuga harimo bandi karakize kati nakakire da nanaganduka karisha amafuti aganduka karisha buri kwezi sama video bakazana abapasiteri niyo video ya nyuma tugiye kumukoraho ntago twe twaje kwicarira umuntu twe tuza gusa kuvuga no guhanura cyane muri kumva ntago twatuza gucuruza mu burofa mu matiku urumva wapi nkuko kabisa imeze asigaye nta byinshi twavuga gusa bakurikiranye live mwarabyumvise kwa Parigenda ari kwisigura bizavuze mwarabyumvise cyane twe twaje kugira conclusion no kuvuga nyine ibyo twumviye hari nawe wenyine ibyo yivugiye ari kumva yaravuze niyo wifatiye video wipartage ntiyayipartage ariko nawe murumva nyine ntiyovuga ibi kandi kibaga gafite ubwenge buke umuntu yo kwamagenda kuri live azi ko biri ko babikodinga akavuga biravuze akabyemera ahubwo ko gutabihakanye kuko ntubabihakanye muri polisi gihe bari bakuranye mwe na Nyamwiza banagejwe muri polisi muzamutinya na kamera muzamenye ibyo muvugiraho n'ibyo mutavugiraho nuko rero imeze asigaye turamenyesha amakuru mwe gusa mube muri ready kuba warakoze subscribe wewe amakuru arakugeraho mu ba mbere kabisa ikindi tubasaba gusa ni ukuguma kudushigikira inkunga zanyu ni komantere no mu bundi buryo muzi sibyo ntabwo twaje hano gusabiriza twebwe turagezaho ibiganiro uko bigenda kose asigaye nawe utarayikora genda ukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane abantu bacu turabakunda cyane ba Friend Betrayed TV sinzi ko umuvandimwe ari afite yo genera abantu jewe cyo novuga gusa abantu bo muri Kenya mugende mwirinde fra gende mwirinde urasa umuntu yarahagurutse kandi yahagurutse atari wenyine uriya yacitse umutsi w'isoni kurumva icyo ukora cyose iwa babona ari cyiza rero ikintu mukwiriye gukora muzamwirinde bagenda mwirinde kintu cyose kibi ni Kenya abapasiteri babakora amashano ni Kenya ese mwebwe mwatewe n'iriye pepe none suzosura umushumba waranitse bira bintu hari Rutenderi iri hanze twari tubifite amatsiko ariko muzamugenda kurumva muzamugenda mwifate k'abantu babaje mu ijoro
nimba mwaravuze ngo mugiye gushumba abandi ba Kristo nyine mumenye nimwe mukwiriye kubabuza ikibi kibyo mwana bagomba kuba intangarugero ariko nimwebwe mwamugenda none se pasiteri abaye ari muri biriya ibaza wa Kristo biwe nta kumutinya nta kumubaha dajari yacize ari uzosura wagara nyine gukora atera akagora ariko nta kundi kujya nyine baravuga mani umuntu ntabwo amucaha titukagenda natwe ngo twamba dusindiriye nyine tumufashe kugwa ntabwo tuzomureba umuntu kundi tuzamubyutsa aso icyaha ni igisanzwe abamwegereye ariko ikiza uzogenda uve muri ibyo bazogutenge tibakareka gutenge bazagutenge niba mara iminsi nishika bagutengure kuko wakoze icyaha nimara usaba imbabazi Imana izakubabarira kuko n'abakera bakazakosa Imana ikababarira kurumva Yesu aracicaye ku ntebe sibyo wakoze ntambabazi so rero n'umusaza akuruhure iyo mibabaro yose wahuye nayo ayo ibyo ngibyo baba kuvuga byose Yesu azorekana nayo magambo abigira ubusa naho niwishinga abana b'abantu ngo nabo kurasubizanya nabo kandi uraha ngo utekereza umurimo utekereza gukora imirimo myiza ukumva wewe bitokugira undi muntu mana batokuvuga neza wewe gusuzuje wese no kuvuga nabi wewe gusa no gukora ibintu bibi ukagenda kurumva Yesu aracitaye none ariko ngamubwirize gato Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi rero we n'umusanga agutagiye amaboko akuruhure iyo mibabaro yose wahuye nayo ayo ibyo ngibyo baba kuvuga byose Yesu azobihanagura abigira ubusa naho niwishinga abana b'abantu ngo nabo kurasubizanya nabo rako kandi bye takindi dufite ko bye